Ngiye kukwereka SMS maze kwakiriraho amafaranga inshuro eshatu aturutse kuri no application ngiye kukwigisha. Then nyuma yo kukwereka zino SMS ndahita nkwereka uburyo ki aya mafaranga aje. Muri make mu minota 17 uri kubona ko hari ama Bitcoin nakiriye. N'aya ngaya mu minota 18 ni ama Bitcoin nakiriye. Uri kubona ama Bitcoin arangana, gusa nayabikuje mu buryo butatu. Nayabikuje bwa mbere, bikuza n'ubwa kabiri. Nk'uko ubibona you have received 0.000027 Bitcoin. Abazi gukora imibare rero ukomvata bashobora guhita babona uko aya mafaranga angana. Nk'uko ubibona nyakiriye inshuro eshatu. Nk'uko ubibona ngiye no kubikwereka muri application duhite dukomeza n'ukuntu wakoreramo ano mafaranga. Ino application imaze igihe yarafunze. Muri make bari kongeramo izindi update. Gusa ninza hano kuri check reward history ndasangamo hano hambere narakoze baranyishyura, aha kabiri baranyishyura. Impamvu ino application abantu baretse kuyikoresha, hano hari uburyo bwa rejected. Ubu buryo impamvu nabikuje ntibikunde, nari ndi gutestinga. Abantu barambwiye ngo babikuje biranga, gusa bari kongeramo update nshyashya, amanota bari kuyagira menshi. Gusa nakoze test yo kubikuzamo inshuro eshatu, bikuza $0.3 $0.3 $0.3. Gusa yose muri kubona ko yabaye paid, ari nabyo maze kukwereka. Iyi application yitwa mCrypto, ushobora kuba uyizi, gusa bongeyemo update, amanota asigaye ari menshi, ushobora nawe kurabikuje. Guys, nk'ibisanzwe kankwereke muri Binance nsanzwe mberekeramo amafaranga, nkwereke ko amafaranga yahageze. Guys, niba aribwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro wa online 250, kanda subscribe, ariko ntiwibagirwe kuyikora, ubundi n'igitekerezo cyawe muri comment kiba gikeneye. Guys, nk'ibisanzwe rero link yo kwiyandikisha cyangwa se link yo kudownloadingiraho application kugira ngo uze kubasha kubona welcome bonus. Ibi nta kubeshya, nk'ibisanzwe bahita baguha welcome bonus iyo winjiye kuri link y'undi muntu. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo winjirire kuri no link yanjye naguhaye muri comment, nawe ubashe gukorera no mafaranga ufite ayo utangiriye. Guys, ndi kubona network iri kugenda gake, gusa nk'uko ubibona mfiteho 0.9 ariyo yandi nabikuje hano inyuma. 0.3 inshuro eshatu angana na 0.9. ni amafaranga angana n'icyabiri by'amafaranga y'u Rwanda. Icyabiri icyatatu ni kangana. Gusa ngiye kukwereka uko ino application ikora, nawe uko wayikoresha ugatangira ugakorera amafaranga. Ukinjira urahita uza hano, winjiriye kuri ya link naguhaye muri comment. Uhita uza hano, urahita uhasanga aka kabogisi ka 399. urahita ugakandaho, then ukore scratch it. Scratchinga umuntu utabizi, akabogisi uri busangemo hano muri scratch it uraza kugakandaho, then uhita ugasiba gutya. Nibyo guscratchinga. Numara kubisiba urahita ubona ano mafaranga. Hano hejuru baraba baguhaye irindi coin ringana n'ijana. Iryo coin rero urabuburaho ikoini rimwe kugira ngo ube wakemera kubikuza. Ati iryo coin ndarikorera gute? Uraza hano handitse play now. Nuza hano handitse play now uhakande. Numara kuhakanda biriloading. Nibigera hano barahita bakuzanira application. Ino application nibayikugezaho urakanda kuri play now. Nukanda kuri play now ni game, barakugeza kuri Play Store uyestare. Numara kuyestara uzajya uyikina nk'ibisanzwe baguhe amacoin. Nk'uko ubibona gufungura ino application y'umunota umwe wonyine baguha amacoin 8. Ubwo uri kumva nuyikoramo iminota myinshi baraza kuguha amanota cyangwa se amacoin menshi. Uri kubona harimo game nyinshi cyane. Gusa nkugira inama, nubonamo game cyangwa se application ya Alibaba uze kubasha kuyifungura. Ngiye rero kubera ko ino application maze igihe nyikoresha, ndaza kuri active. Ninza kuri active uri kubona hano kuri Alibaba ngewe nayitangiye batanga 5,700. gusa ubu ngubu byageze ku 7,300. Ikintu rero uzajya ukora, uzajya uza kuri active wamaze kwestara iyo game, uyikande kuri play now. Nukanda kuri play now uzajya utegereza iminota 2.
uri muri iyo application. Numara gutegereza iminota 2, 1 cyangwa 2, uri kubona uzajya uvanamo 89, 89, 93 ndetse na 96. Numara kuyifungura iyo minota, ubwo nyine uramara iyo minota 2 wafunguye Alibaba. Numara kuyifungura iyo minota urahita ugaruka hano, ntabwo usa kuri play now, ahubwo uraza kuri scratch it. Nuza kuri scratch it urahita usangamo irindi coin bakuzaniye. Iri coin naryo urarikandaho nk'ibisanzwe, nurikandaho ukande scratch. Scratch ni uku bayikora ku batabizi. Then urahita ubona amafaranga yo kubikuza hano hejuru ageze. Ubwo nyine uzakina bitewe n'amafaranga ushaka kubikuzaho. Uza hano kuri redeem, waza kuri redeem uhita ubona hari uburyo bwo kubikuza mu ma USDT, ama Bitcoin, Ethereum coin, Binance coin ndetse na Ripple. Gusa njyewe nakoresheje Bitcoin, niyo nkunda kubikuza. Ukigera muri no website rero ntago baraba bakuriza, urasanga amacoin yawe 500 wemerewe kubikuza. Ushobora kubikuza amafaranga agahita kugeraho ako kanya, cyangwa se ugategereza amasaha 28. Guys, ubu ni uburyo bwo kubikuza. Ati bikorwa gute? Uraza ugakanda ku mafaranga ugiye kubikuza. Iyo yuzuye bahita bakubwira ngo ushyiremo email ya Binance. Iyo no website cyangwa se ino application ikoreshwa na Binance gusa, nibwo ushobora gukoreramo amafaranga kuri Binance ukayabikurizaho, nta yindi wallet bikorana. Ikindi kintu rero uzajya ukoramo hano ukabona amafaranga, uri kubona hano hari app task ndetse na survey offers. Turaza app task, uri kubona harimo ibintu byinshi. Hari start hano, start ariko ntabwo uzi ngo nugo startinga ibiki. Aha hambere rero nituhakanda turategereza. Uri kubona njyewe barambwiye ngo ubwo nta task ihari. Nituza hano ha kabiri turategereza no gukina naho game, ari naho hari game zifite amacoin menshi. Nakugira inama yo gukina nk'iyi game. Uri kubona yes, iyi game ifite amacoin 38,000. Ushobora kuyikina neza wayisoza yose ugahita uyabona. Iyi ngiyi ifite 43,000. Iyi ngiyi ifite 9,500. kandi nk'uko twabibonye kuri play now yayindi ya mbere ifiteho game ifite amafaranga menshi, ifite 7,000 ariyo Alibaba. Gusa mbere yuko uza muri zino game muri app survey cyangwa se app task, urabanza ukandara kuri play now westaremo game isanzwe, aba ari uzajya ukoreraho amafaranga mbere. Izi ngizi uraza kuzikora ku buryo bwa kabiri cyangwa se kuri multiple choice ya kabiri, aribwo buryo bwa kabiri ushobora kuzajya ukoresha. Kubikora rero uraza ugakanda hano handitse ku manota. Yes, ukanda ku manota bahita bakugezaho hano. Uri kubona ngo iyo ukinnye iriya game ugacollectinga amacoin 500, bahita baguha amacoin 300 n'andi arenga. Ahangaha iyo collectinze 1000 baguha 500. Uri kubona nta manota bagenda bagwa bitewe nuko wakinnye game. Uhita ukanda kuri get bakakugeza kuri Play Store ukayinstall. Hano hari n'ubundi buryo rero ushobora kuza buno bwose ukabugerageza. Ni uburyo bwo kubonamo amacoin, ndetse hano hari n'ubundi bita survey. Ubu bwa survey rero ni ibibazo bagenda bakubaza. Ukanda kuri start ugategereza survey ikirodinga, yaba ihari ukayikora. Ubu ni bwo buryo bwo gukoreramo amafaranga. Ubundi buryo ni ubwo kwinvitinga umuntu. Uza hano handitse invite, waza hano handitse invite uhita umuhereza aka kalinki uri kubona hano hejuru, ukarya copy then ugahita ukamwoherereza, akaba ariko yinjiriraho. Icyo gihe baguha bonus, nawe bakamuha bonus yinjira. Niyo mpamvu nakubwiriye ngo winjirire kuri link natanze muri comment. Kandi no video niba ugeze hano ukiri kureba ino video, andika muri comment ijambo ngo nkorera video y'ukuntu nkura amafaranga kuri Binance nyashyira kuri momo. Abantu benshi ndabizi ntago babisobanukiwe, ndahari kugira ngo mbigufashe nawe ubashe kuba wayabikuza. Wakoze kureba ino video. Gusa mu buryo bwo kwinjira
uze gukanda continue wivuga ubu nibwo biza koroha.